nshuti mwene data, reka uyu munsi tuganire ku nzozi nahawe. Inzozi narose si inkuru yabayeho, ni inzozi ariko ni ishusho yanteye gutekereza ku nshingano n'amahitamo akomeye ndetse n'agaciro k'amahoro mu buzima bw'abantu. Narose mbona umwana w'umuntu ukomeye mu gihugu ahabwa ikintu gikomeye kiremereye cyane. Yari agihawe n'umuzungu, ariko mu gihe yari agihawe ye kubona mbona ageze ahantu nakwita ko ari nko muri stade. Yari agifite ariko najya kukireba nkabona sindi kukibona, ariko nkabona nanone aragifite. Nawe ubwe ukabona yabuze icyo gukora, yarimo yivugisha ngo ndabigenza gute. Yari ameze nk'udafite amahitamo. Mbese ukabona ko nta mwanzuro we afite, nta bushobozi afite bwo kugira icyo akora kuri icyo kintu. Ni nkaho natagikora haraba ikibazo, nanagikora haraba ikibazo. Byagaragaraga nk'ikizamini kimukomereye, nk'inshingano zimukomereye ku buzima bwe. Iyo stade y'aho uwo mwana w'umuntu ukomeye yari yinjiye afite icyo kintu bari bamuhaye, wabonaga harinzwe. Nabonaga harinzwe pe, kandi hari harinzwe n'abantu bambaye nyine imyenda isanzwe, ariko ubona ko harinzwe cyane. Kandi icyo kintu wabonaga ko ari ikintu agomba gukoresha aho ngaho muri iyo stade. Mu by'ukuri wabonaga ko nawe nta buryo afite, kandi mu by'ukuri nta muntu wabashije kubimenya ko icyo kintu agifite, kuko nyine urumva ni umwana w'umuntu ukomeye ushobora gutambuka atiriwe asakwa, atiriwe agira gute. Rero yabashije kukinjiza kubera ko yari umwana w'umuntu ukomeye udashobora gusakwa, utambuka nyine nta kibazo afite. Kandi urumva ko aho hantu hari harinzwe. Ubwo sinzi icyari kiri kuhakorerwa, ariko nabonaga hameze nko muri stade ariko harinzwe cyane. Kandi uwo mwana nyine nawe yinjiranye icyo kintu. Mu mwanya muto nagiye kubona mbona njye n'abo twari turi kumwe turirutse nk'abakurikiwe, turirutse nk'abahunga. Sinzi aho twajyaga, ariko tugeze nk'ahandi hantu nabonye twari twese tugera mu ngo z'abantu, nk'abantu bari bari mu rugo. Nyuma turasurwa, uwari udusuye mbaye nk'umuherekeje, mpita mbona mu muhanda nta muturage n'uyu n'umwe wemerewe kugenda mu muhanda. Habe n'ikintu n'iki na gito navuga ngo cyatambukaga. Nabyita nko mu gihe cya corona, ariko nabwo mu gihe cya corona ubanza hari ukuntu wabonaga abantu bagenda, ariko aho nta muntu n'uyu n'umwe wari uri mu muhanda. Ahubwo hari harimo abantu bameze nk'umutekano uri gukorwa, cyangwa se navuga nk'umukwabu waba uri gukorwa, ndetse ugakorwa n'abantu nabonaga bari bambaye imyenda, amapantaro n'amashati bya shokora byijimye, ariko ku mashati inyuma ku mpande zombi hari utuntu twa oranje. Birumvikana ko icyo gihe muri izo nzozi igihugu cyari mu bihe by'ubwoba. Wabonaga ari ubwoba hagati y'abantu ndetse n'umutekano muke, abantu batagishobora kugenda mu buryo bwisanzuye. Mbese urumva nta muntu n'umwe nabonaga ari kugenda mu nzira. Mbese hari gukorwa igenzura rikomeye, wabonaga ari umutekano ukomeye, ari umukwabu ukomeye. Abo bantu rero nari mbonye mu nzira nyine bambaye iyo myenda, bamwe nabonaga bahekanye ku mamoto. Mu gihe nari mbaye nk'ugaruka, mpita mbona bari ku nzu z'abantu bagenda bameze nk'ababaza buri muturage, kandi abaturage nabo ubona bicaye hanze, mbese bateranye aho ngaho ariko batari mu mazu yabo. Mbese ukabona nabo bafite ubwoba hagati yabo, ku buryo nabo uko bicaranye bataganira, kuko wabonaga ko bari kuvuga ngo hagati yabo nanone uko bicaye harimo abo bantu bari gukora umukwabo, ariko noneho batambaye iyo myenda. Nshuti mwene data, navuga ko inzozi zanjye ari aho zagarukiye, kuko nuko nabibonye. Nta bintu byinshi nabonye, ariko nibyo nabonye. Gusa icyo nshaka kuvuga ni uko hari abantu baba bari mu nzego zikomeye zirenze, bagira nk'amahitamo ashobora kugira ingaruka ku bantu benshi, kandi abo bantu nta ruhare babigizemo. Rero umutekano, amahoro ni ikintu cy'ingenzi kurusha ibintu byose, kuko urebye uko abantu bari babayeho nta mahoro bafite, n'urwikekwe hagati yabo, mbese n'ibibazo. Ubona ko ntawe uri kuganira n'undi, uretse ko bakinaga amakarita, ariko ubona ko ntawe ushobora kugira undi agiye icyo aganiriza, ntawe ushobora kugira icyo abwira undi. Mbese ukabona ko no kuganira kwabo byari bimeze nk'amarenga. Ni ibintu rero byari bibabaje kubona ko abantu bazagera ku rwego ari abantu b'abaturanyi cyangwa ari n'abantu b'abavandimwe babana mu nzu imwe basigaye baganira muri ubwo buryo. Nshuti mwene data,
icyo nagusaba rero ni uko wagira ibihe byo gusenga. Fata igihe usengere igihugu cyawe, usengere umutekano wawe, usengere umutekano w'abawe, w'inshuti zawe, w'umuryango wawe, w'abaturanyi bawe. Mbese dufatanyirize hamwe kugira ngo ibi bintu, nubwo umuntu yavuga ngo ni inzozi, ariko hari igihe duhabwa inzozi bitewe n'icyo zishaka kutwereka. Hari icyo Uwiteka wenda bashaka no kutubwiriramo. Rero fata umwanya wawe ujye imbere y'Imana kugira ngo igihe cyose hagira ikintu cyaba gikomeye, cyaba ari uwo mutekano muke, cyaba ari ubwoba, cyaba ari ikibazo icyo ari cyo cyose, Uwiteka akurinde kandi akurindire n'abawe. Ujye wibuka ko Imana ishobora byose kandi ko ntawe ujya imbere yayo ngo ayisabe igire ikimwima, kuko twese iradukunda kandi mu buryo bungana. Nshuti mwene data, izo zari inzozi narose, ariko ushobora kuba nawe ufite uko ubyumva. Twasangira igitekerezo cyawe, wagishyira muri comment, kuko nk'uko nabirose iyo myenda y'abo bantu bari gukora umukwabu ntayo ndumva muri njye, ntarigeze ngira ahantu nyibona. Imyenda ya shokora yijimye kandi iriho ama oranje ku ruhande inyuma hasi. Ya oranje bibaye ari mu mwijima ushobora kubona ko iri ku myasi. Ese wewe waba uyizi? Wenda wagira icyo tubwira muri comment tugasangira. Reka rero ngusabe ukore like kandi ukore na share kugira ngo twese dusangire hamwe ku nkuru zacu, ndetse ko ari wese wakumbiza izo nzozi wenda nawe yagira icyo azitubwiraho, kandi ukore na subscribe niba utarayikora. Kandi nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.